ikinamico. Muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabategura igikino witwa Twasaga n'abamarayika batatu, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'indamutsa. Ubundi inshuti nabwiwe n'abakuru ni imwe bita inshuti nyashuti, ikakubera imfura mwasangira ntigucure, waterwa ikagutabara, wayibitsa ibanga ntikuvemo. Kandi iyo bavuze marayika no emuka wariwe wese nkaswe mugenzi we basa. Ariko kuri ubu mbona byinshi mw'abantu mwe, nageze ubwo mbona inshuti gito imwe wizera ikagutenguha ikagera ubwo ikugambanira. Nimukurikira umukino. Uri mu biki? Mbona witegereza izo mpapuro udakuraho amaso. Ndeko byanyobeye muho. Ni ibiki byakubeye mwana wa mama? Akira nawe somere. Akira rwose. Urampanze. Mbega ibintu byiza. Ariko mana wumva gusenga ko. Reka ndabona wishimye. Ndishimye nyine. Ubu se kuki utishimye somo? Mbega umwana mwiza ukugiriye neza. Ndamukunze pe. Ubu se kuva yakoreza ubutumwa wamuvugishije we? Wamushimiye se ahubwo? Namuvugishije ko sindafata icyemezo. Ngo yabaruwa yanteye kunza imitima pe. Umva, muhamagara umushimire kandi umubwire ko witeguye kuza rwose. Kandi ko minsi mike uzaza gutangira ku kazi. Mubwire ko nzajyayo kandi numva bitandimo muhu. Ko wasaze cyangwa ndi muzima. Ariko imboga zibona abana koko. Kuko atangiye ubonera ku kazi ko mu mujyi koko ngo nigireyo. Amva mbese. Maze se twese twasiga papa kitabwaho nanda wa mukobwa. Ntabwo twamusiga. Ngo nagenda ugasigara kuko ari wowe mbona utagashaka. Muhu. Urabizi nari nakoze ikizamini cy'akazi ku biro by'umurenge wacu. Sibyo? Ndabizi. Sindasubizwa. None se nubwo ushobora gusanga ari bya bindi bahora basubiza ko nabaye wa kabiri. Urumva? Rwose tuyishimire. Yagize neza pe. Yagize neza kumushakira akazi keza mu kigo cyase. Ariko ntaho nzajya. Ntaho nzajya. Asubuta mukuru wanjye mbabara utekereze neza. Nekereza iki se? Ariko ubwo wasomye neza wa mukobwa we. Wabonye amafaranga umukozi ushinzwe imari y'abakozi muri kiriya kigo cyase watwishimira hembwa? Wayabonye? Nayabonye. Kandi ni menshi pe. Ni menshi nyine. Ariko ariya ntiyankurura ngo nsige data ukeneye kwitabwaho kubera indwara arwaye. Ntiyankurura ngo nsige murumuna wanjye. Ntiyankurura ngo nsige umukunzi wanjye kubera umushahara utubutse. Sibyo? Umva, ntubeshyire papa ntiyatuma witesha akazi keza ngo arashaka ko muguma iruhande. Papa si we wenyine kandi urwaye diabete muri iki gihugu. Urumva? Ngewe murumuna wawe ndakwemereye rwose, genda ukora akazi. Ndakwinginze kandi. Nezerwa niyo wakwifuza kureka akazi keza n'akariya sumu. Umuhu. None ibaruwa nahamagaye Nezerwa ndayimwereka. Maze kuyisoma yandebye gusa azunguza umutwe. Azunguza umutwe? Mbona amarira amubunze mu maso. Ntiyagira icyo asubiza aragenda. Urumva rero ko bitamushimiye. Nukuri ndamukunda. Ariko nawe niba agukunda agomba kukumva. Urumva? Sinifuza ko haza agatotsi mu rukundo rwacu. Nanjye simbyifuza. Umva, muhamagara sumu, muhamagare rwose mu biganireho. Ariko ntagutesha akazi keza n'akariya munashaka kujya mu mujyi. Arakuza uwo mushahara akora ku motari. Ngira ngo nkumva umuhu. Yarihanganye cyane naragiye kwiga. Gukunda nari ino ndiyo byaramuvunnye pe. Ubusobanyo ko mu mahanga noneho byagenda bitera. Umva, urukundo rurihangana di. Agomba kukumva.
ariko neza ariko si ukudashyira mu gaciro ubu se koko niwe ugiye kuwukubira n'umukunzi wawe muri iki gihugu cyangwa ku isi ariko umujyi urawubarirwa wowe ntuwuzi gusa yuko ni ugufuha ni ukuri nawe ari wowe wafuha ariko wafuha rwose ndayikubwira ntiyihe wangaragariza tekereza ariko umukobwa mbwira ntitegereza igisubizo cy'ibizamini wakoze ku murenge wabona ubonye akahaza akampakanira ngaragariza ko akeneye ko mu mujyi iyo mpamvu ni mwe nyine inshuti yanjye nta yindi nuko se mutakukunda nanjye ariko ndamukunda niba umukunda rero mwizere umwumve umureka ajye gukora akazi yumva yishimiye kandi yizeye ko kazamufasha gutera imbere mu byo yifuza ariko impamvu asumutambwira ugira ngo niyihe uretse kuvuga ngo umushahara uratubutse ngo agiye gukorera ikigo gikomeye bityo akazakorana n'abantu batandukanye hakura uburambe mu kazi iyo mpamvu rero ukumva ko idafatika bwayo icya mbere asumuta nta kazi afite amaze igihe agashakisha urabizi neza rwose neza wimubangamira ndabigusabye rwose uriya mukobwa aragukunda pe ariko yakoze ibizamini mu murenge wacu natekereze bazamusubiza reka kwigira umwana ariko akuze kuba yarakoze ibizami se bivuga ko yasinye amasezerano y'akazi yaba yarasinye se boda akabona ku kazi keza karuta ko yari afite ntiyagasezeraho akagenda ndumva umushyigikiye cyane ruko nezerwa nshuti yanjye nkugiriye inama rwose wareka kwitesha umutwe no kuwutesha umukunzi wawe nuko atari wowe biriho uriya mwana w'umukobwa aragukunda tekereza imyaka yose mumaranye yagusize no wahagaritse amashuri aragenda yiga yisumbuye ararangiza aragaruka aragusanga kandi aza akigukunda asumuta ajya kwiga kaminuza aragaruka akigukunda ni gute kuko utangira kumufuhira umubuza amahirwe yo kujya ku kazi keza yiboneye hari indi mpamvu rukundo utambwiye se nyine reka urumva uwo mukobwa biganye wamurangiye akazi akamurangiye mu kigo cya se uretse ubwo ikibazo kiri icyangombwa si akazi reba amatwi mubwire rukundo se w'uwo mukobwa mufiteho ikibazo gikomeye ubwo ntuzi ko ibisaza by'ibinyamugi by'ibikire bikunda abakobwa beza urumva koko azi umutabanye ntazamubura ariko rwose nezerwa ndakwinyiza rwose utazibeshya ngo ubibwire asumuta kuko byamubabaza cyane none se urume impungenge zanjye zidafite ishingiro umusaza ufite amafaranga ajejeta nanezerwa wirirwa nyanahembwa kuri moto urumva tuzahangana bigakunda koko rukundo ariko neze mbabarira umbwire mubaze ikibazo usubize ukunda asumuta cyangwa uramuryarya ntega amatwi ngo usubize rukundo ni wowe koko utinyutse kumva zutyo asumuta ndamukunda nakwemera gutanga n'ubuzima bwanjye kuko utari ubizi ubimenyereye urukundo rero rurizera urumva uhindura uko wamukundaga kuko ushobora kuba utamukunda ahubwo wikunda urumva siko biri rwose ibyo ngibyo uribeshye none se reka nkubaze ukumva hamukubakuba akakuguma iruhande kubera amarangamutima yawe kuko wowe nezerwa utitaye ku y'undi mwana kubera iki utamwumva iyo uri ahantu ushobora kuruhuka mwana we niko tuyishimye karame ako kazi ba nyirako bagiye hehe wajya uruhuka mwana wanjye papa nabonaga izi ndabo zifashwe nabi rwose dore n'ibyatsi byo mu busitani ntibaheruka kubikata neza ubu niyemeje kubyikorera hanyuma nkabahembera iki se Celestine na Nyezamu barihe ntabwo aribo bakwiye kuba barimo gukora ako kazi bihorere papa bareke rwose nabibabwiye ko bitameze neza kandi bumvise izo ndabo za Margarita rwose zinyibutsa nyoko yarazikundaga cyane kubi pe ndabizi papa nanjye niyo mpamvu nanga kubona bazifashe nabi rwose yewe nawe ukunda indabo cyane nkawe rwose ariko papa ibiganiro bya mama reka tubireke ndabizi ubu dushobora kuva aha turira mwana wa umugore wanjye ntazamba mu mutwe tuyishimiye ariko rero papa nyine ntunyumve nabi ariko ni ukuri ukwiye kumenya ko atakiriho ariko wowe uriho ntiwiyicire ubuzima mwana wa imyaka ibaye myinshi pe ndabyumva ibaye myinshi nyine ariko narakuze papa
warakuze nyine niyo mpamvu utangiye kumbwira utyo. Papa warakoze cyane uravunika. Ufite icyo wifuza cyose ariko hari ubwo nkubona wigunze udafite uwo muganira wo mu rungano rwawe nkumva birambabaje. Twishime mwana wanjye. Nyoko twashakanye ndi umusore ari umukobwa dukundana. Ndakumva. Nimvuga gukundana ubyumve. Numva ari we buzima bwanjye mu by'ukuri. Nuko agira ryasama inda yawe turishima. Tugutegerezanye ibyishimo. Ariko ntiyakubonye mwana wa. Wabyihoreye ko masenge bimbwiye koko papa. Ndashaka kukubwira impamvu nta wundi muntu nakwinjiza mu buzima bwanjye. Ubwo nari ntegereje umubyeyi n'umwana banzaniye umwana. Nuko barambwira ngo umubyeyi afite umwuka muke. Ngo barimo baramufasha. Hashize akanya. Bambwiye inkuru amatwi yanjye azamo injereri. Papa nakumva warabaye cyane. Sinigeze nifuza ko hari undi muntu nderera umwana. Na mushiki wanjye naramukwimye ndaguhamana. Ugeze imyaka 2 nazanye umugore ahangaha mu rugo. Ariko namwirukanye atamaze n'amezi 3. Kuko aragenda agura akana gakubagana. Nuko rimwe ugira utyo yirika iteremusi. Agukubita urushyi rwumvira mu bwonko. Uwo mwanya naramubwiye ngo fata utwawe icyitwe cyawe cyose umvire mu rugo. Papa ubu narakuze ntawankubita. Icyo gihe uzi ko warize ugahogora nanjye nkarira. Kuva ubwo narahiye ko nazashaka undi mugore. Kandi niko bimeze. Ibyo niko bimeze. None se papa ubu koko nimara gushaka ntugire impungenge mwana wanjye. Ntugire impungenge. Ahubwo wanyibagije icyo nashaka kukubaza. Papa nguteze amatwi. Niko ye. Ikarame. Mugenzi wawe wasabiye akazi azaza kugatangira ryari? Ko hari igenzura riteganyijwe gukorwa vuba kandi nyine rigomba gukorwa dufite umucungamari umaze kumenyera. Nihangana ndaje muhamagare papa. Rwose twari twavuganye ko azagatangira mu cyumweru tuzatangira ejo. Gusa umwumve nawe yagombaga kubanza kwisuganya akamenya ko asiga papa umeze nkawe. Ariko nibe nawe yasigaranye abakobwa 2. No kumubwira rero ntarenze kuwa 3 ataraza. Kuko arakenewe ku kazi cyane. Ndamubwira. Bigeze bite se bose? Kiravuba. Ese utahise bose ko tutarageraho wabwiye? Niko uragenda utego. Bisanzwe se bose. Waze urirukanswa n'iki? Urinjira n'imodoka uratambuka uko wiboneye urakatakata hagati y'ibindi binyabiziga ubwo uri mu biki? Bagira ngo bagezeyo vuba bose. Ibi turimo n'ukwihuta. Bagira ngo bagezeyo vuba igirize intware n'abandi. Ariko ubundi ni inzoga watwaye, nizo bakwinitsemo, nizo bakumenye ngo byagenze bite? Niko nta soni unatwara moto wasinze umeze utyo. Bose ni kamwe pe. Nurukagure hari haruguru raze kubisuzugura. Ni kamwe. Ukuvugishije ukuri uravuga ko ari icupa rimwe wanyoye gusa. Nukuri kamwe nako kagapita. Acecekanga. Ahubwo urira moto mugeza bucya. Uramvagira rwose umvaze iby'amacupa nanyoye. Ni wese umuyago. Fungura izo nzoga wanyoye nizo zigutera kugendera ku muvuduko udasanzwe. Reba nk'ubu kuva duhagutse. Ugeze ukagucana itara. Nivira bosi n'ukuri. Ahubwo zubwo se wasize. Shari itara kubago ihanguse ngo bigende. Ariko se n'ibindi mota sishobora kongera kureba moto yawe. Reka ahubwo nitegereje rwose. Umfasha wowe mota. Badesabaye. Ndi hawe uranyishura ntabwo ngena gape. Ceceka ngaho. Mota niko arakwambwe se akabaneze ngo nanjye ambeze. Niko sha mota. Uyu si mugenzi wawe. Wari umuntu umeze ucyaye gutwara. Habuzwa ari iki se? Ubusangugirire niwe waje utwaye. Ceceka ntongeye no kuvuga. Niko sindi umumotari mugenzi wawe. Ubu ko kwiwe ko kizira gutwara moto wasinze mumbwiye. Ahubwo uyu mugenzi ni imfura rwose. Ntanyishyure. Motari irinde gutwara moto wanyweye ibisindisha, ambara kasike buri gihe ndetse uyambike n'umugenzi, gendera ku muvuduko wagenwe kandi ucanye itara,
irinde kugenda usesera mu bindi binyabiziga, irinde gukoresha telefoni mu gihe utwaye. Ubu butumwa mubugejejweho na polisi y'u Rwanda. Twese hamwe gahunda n'inzira y'amahoro. Amategeko y'umuhanda kubahirizwa. Umuhanda bizagira abashoferi ntibikwiriye kumukorera ku jisho. Ariko si umuhuza mwana wanjye. Karame papa. Aho nahereye numva uko amanyamacupa ujujura mu mbere na mukuru wawe muri mu make. Turaje papa. Uzi ko mwakwicisha umuntu cyaka mwa bakobwa mwe? Twihanganire papa. Ku buzima bwacu papa dukunda. Ubuzima bwacu bana banjye beza nishimira. None se Sumu Karame kwatazi. Inde Sumu Wasore ni umwumva papa. Niba abakwe baje rero igicupa ryanjye ndajya kurinywera mu cyumba. Ndajya kurinywera mu cyumba cyanjye rwose. Oya wihaguruka inywera utuje papa. Umenya atakije. Ariko we na mucuti wawe bite byanyase umuta mwana wanjye. Ubusanzwe nagiraga nte mu rukera nkumbura vugira kuri telefone so kujya kuyivugiraho hanze. Ariko useka wishimye. Muri iyi minsi wivugira utiri usohoka ariko utishimye. Bite? Papa, urgira twumviriza. Simbumviriza ariko sinavuga ngo simbumva. Ubu se iyi nzu ko mwireba uku umuntu yabura kumva undi koko. Nanone. Bega papa. Amafaranga ya mbere nzahembwa nzashyira parafo muri iyi nzu pe. Ubwo uzayishyiramo kugira ngo ntajya mbumva gusa. None ariko bwiza papa ukora ubundi uranga kumubwira ngo uzabwire nde wundi. Nanjye ni umwana wanjye. Niba waragiye mu mihango bwa mbere ukabibwira papa, umusore wa mbere yakureshya ukabibwira papa, wakwandikiye akandika ukakereka papa, niki watinya kumubwira? Bana banjye se ko ari igihe mwari mufite mwari kwibwira nde wundi. Ikindi papa ndakumva watubereye umubyeyi mwiza pe. Ntitwari kugutinya twarakuze turi inshuti. Watubereye papa, utubera mama icyarimwe kandi nta kibazo twagiranye. Nta kundi byari kugenderega. Erega ntacyo ntinya kubwira papa umuho. Uko ibyanjye nanezerwa uyu munsi ntabona uko mbivuga. Ntibyumvikana pe. Bimeze bite? Akimenya ko nabonye akazi mu mujyi yarandakariye cyane. Nibyo? Ngo cyambere nagasabye ntamubwiye. Musobanura ko ntagasabye inshuti yanjye twiganye yakandangiye. Arongera ngo ubwo yakwizera ate ko ntamutaye mu cyaro ngo nzatwarwe n'umunyamugira. Mbese nyine ashakira impamvu aho zitari kugira ngo mbuze kugenda. Kandi nanjye sinareka kujya mu kazi nta kandi mfite. Uranyumvira umuhungu w'umutesi di? Ko najyaga mbona uriya mwana ashyira mu gaciro se byamugendekeye bite? Sinzi ibyamuteye pe. Uyu munsi rero namuhamagaye ngira ngo mubwire aze kuza muri uyu mugoroba dusangire. Nyine mbasezere kuko nzagenda ejo. Ntiyanyitaba. Ndamwandikira ntiyansubiza. Ariko njye namuhamagara aranyitaba. Hanyuma ndanabimubwira kandi ntiyamakaniye. Mumutware buhoro buriya arumva adatekanye kuko ugiye kureye. Nta wundi nta rwango rurimo da. Ariko iyi telefone si yawe Sumu. Kugira ngo se nari nanayumvise. Alo? Kutaje neze? Ndi hano ku irembo iwanyu usohoka tuvugane. Ugiye utatubwiye Sumu? Muri icyo gihe nibyo bakundana ntayimenya mwana wanjye. Buriya hari amasinde bashaka gucoca ntawe wumva. Ariko rwose nezerwa tuwihirije umugoroba. Ego ko ubwo se turaganira wicaye ku pikipiki koko mwiteguye kugenda? Ewe reka nyiveho ariko n'ubundi sintinda. Urakoze kuza neza. Nta kibazo. Ngo utemeye kwinjira mu nzu iwacu ariko kuba uje nkaba nkubonye muri uyu mugoroba biranshimishije. Koko reka ngo ugende ntaje kukureba byananiye Sumu. Byananiye pe. Ndashobora kumva agahinda mfite mu mutima wanjye neza. Nkuko udashobora kumva ko mfite mu wanjye. Neze. Tega amatwi. Ndabizi ko kujya kure yawe bikugoye ariko nanjye ntibinyoroheye pe. Ariko ni amahitamo yawe.
ndabyemera ko nashoboraga kwanga ako kazi ariko kwicara inaha ntacyo makora nanze akazi naba mbaze nabi sheri. Asumo wansize n'ugiye kwiga sinagira ikibazo ariko ubu sinzi impamvu umutima wanjye udatekanye kubera ahantu ugiye. Nezerwa ndakumva mukunzi. Niba ukeka ko nshobora kukubangikanya n'umuntu uwo ari we wese rwose tuza gira umutima utuje. Ndagukunda ngukunda wenyine ndi uwawe narakwihebeye umutima wanjye narawuguhaye. Asumo uko ntekereza ko ushobora kumbangikanya ariko mfite ikintu kitamuhora umutima wanjye uko ntekereje urugendo rwawe. N'iki? Kuva ejo kurya byananiye umugabo natanga ni mama ndajya gutamira nkumva afashwe n'ikiniga. Mana we ubu ntushonje sheri. Neze wumva bari ukaza mu nzu wacu tugasangira. Ubu wirirwa utwara abagenzi kuri moto kuko utanariye. Sinshaka kwinjira mu nzu iwanyu ndashaka ko tugumana twenyine hano. Bora basi mpamagara umuhuza kuzanira agafanta. Umva Sumo iyo ushaka kunywa fanta mba nayiguriye niwe nkorera amafaranga urabizi. Neze wari ikinga umutima wawe ufite. Ntacyo wakora Sumo ntacyo wakora pe. Akazi rero ngenda karekaho kugira ngo nkubure neza. Rwose ngiye guhamagara tuyishime mubwire bishakira. Oya Sumo akazi uragakeneye nako turagakeneye. Oya wimbeshye sheri uragira ngo ndemo umutima gusa. Asumo nemeye kuza hano kuko namaze kwakira kugomba kugenda kandi nkuko mikubwiye ako kazi turagakeneye kugira ngo twiyubake. Mama yagurishije umurima angurira moto ngo nkore ngira icyo nigezaho ariko nk'umuntu utekereza sinari gutangira kugira icyo nkora ku giti cyanjye mama wanjye kiri mu nziva nabanje kumwubakira. Ubu nonaha nubwo nkora sindi umusore uvuga ngo narongora kuko sinarongorera iwacu ngomba kwisuganya nkiyubakira ntegeranya ibikeneye ngo ngire urugo. Ariko neze uransubiramo ubuzima bwawe nkaho ntabuzi koko. Ibyo byose nibyo natekerejeho numva ko ntakwiye kukubangamira ngo nkubuze kujya ku kazi keza ubonye Asumo kuko sinakakubuza ngo nkubonere nibura 1/3 cy'umushahara bagiye kuguhemba. Mboneze rekeraho kuvuga amagambo mabi. Uko ni ukuri nk'ubwiza iyo ngira ikigo nk'icyo kigiye kuguha akazi cyangwa nkagira data ugifite ntubugiye ahandi. Neze rwomba bariye ko Asumo utashari wanjye ceceka mukunzi ndakwinginze tuza wirira sibyo. Ndagukunda kandi cyane niyo mpamvu natekereje ibyo byose. Ugenda uzitware neza mu kazi kandi aho uzaba uri hose uzajya umenya ko urukundo rwanjye rukuri hafi sibyo. Yego nanjye ndagukunda neze. Ndabizi shiri ukuri biranyuze sinjyanywe nuko mbona ntacyo umariye nuko ngomba gukora nawe ugakora tugafatanya kwiyubaka. Ikindi rero Asumo niba wibuka neza tumaze imyaka ingahe dukundana? Nihindwe neze. Iyo niyo umaze unkunda ariko urebye njye maze nk'icumi ngukunda. Sinabihakana kuko hariya wamaze waratinya kubimbwira. Ariko rero nanjye nagukundaga bucece. Ubwo wenda 3 ya mbere tuvuge ko twari tukiri bato cyane tutaraha agaciro urukundo duhamana 7. Yego muri iyo myaka yose rero nagize ibihe bishoboka byo kuba ndi kumwe nawe twenyine sibyo. Ahubwo wazaga iwacu nta wundi muntu uhari cyangwa nanjye nkaze wanyu nta wundi uhari. Aho mbeshye? Ntabwo ubeshye ni inshuro nyinshi cyane. Hari ijambo ryigeze riva mu kanwa kanjye ntari kubwira byaba ryerekeranye no gushaka gukoresha imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ubeshye. Soko ntigeze nkwifuza kuko ndagukunda igihe cyose mba nkwifuza ariko ndakubaha kuko ngukunda kuko nzi ko hari igihe gikwiriye cyo kuzakubaza ibyo bintu. None mukunzi wanjye ugiye mu mujyi umurwa mukuru uhuriramo uruhurirane rw'abantu baturutse imihanda yose bafite n'imico itandukanye. Njya numva banavuga ngo uwo mujyi ugendwa n'abawuzi.
asumuta mukunzi wanjye ndakwinginze ntihazagire ugushuka ngakwangize kuko nibibaho umunsi nabimenye nzarara nirangije Neze muteze yombi uyu amagambo akomeye cyane byari ngombwa icyo nzi ni uko nanjye ngukunda kandi nkaba nkubaha ku buryo nzakubahisha kandi nkihangana nkagutegereza ngaho rero mpobera ngo usezere mukunzi wanjye mpoza ku mutima ugiye kure ariko ndi hafi kuko turi mu mutima wanjye rwagati nkwifurije amahirwe n'imigisha ndakura neza ndabona ashaka ko ndakura sinshaka kugenda none se turara ku muharo iwanyu sheri wow ni furaha nzi cyangwa ndarota haguruka umpobere se nyine ubundi ureke kwirya aho ngaho haguruka umpobere tishimye ariko se ni wowe cyangwa mbanze nshishoze neza hindukira ndebe dore umwana fura sinshimva pe ubusa ni wowe kweri ariko wagireka gukabya tishimye gusa urabona narahindutse nta gukabya kurimo niba utarabona umugabo ubwo abasore bubu ntibareba nabuze n'uwo nirira mwana none ngo ndabona onjyana yenda senye ni wamuburiye hese n'ukuntu wabaye mwiza uraka sinkubeshye ni hamo y'Imana ubu nibwo usa n'umumarayika ureke kera utarabasha kwigurira amavuta yo kwisiga erega umuntu akora ifaranga agomba kugerageza kwikoraho ntase nk'uko yasaga akiri ku ntebe y'ishuri nawe urabyumva ndabyumva cyane rwose urakeye umva ko bavuga ngo iki umva urakeye bite se sha amakuru yawe utaruherutse no kunyandikira warugiye mu biki uzi ko nakwandikiye gatatu kose utansubiza nanjye nkakureka telefone yanjye barayibye nayisize mu modoka nje nsanga barayinyarukanye ariko se wacyana we wibikaho amakuru nk'ayo ukicecekera kweri usigaye ufite n'imodoka narayiguriye ariko witonde wumvise hari ikindi mvuga njyewe nuko nzi ko hari abakobwa bazigira baraziguriwe n'abandi bagabo baba barayahaze njyewe furaha narayiguriye mu mafaranga yanjye nakoreye erega ni mu gihe twarangije kwiga uhita ubona akazi we ntabwo watinze nk'abandi amakuru se we tuishi ko nsanze kakuri mfite akazi kenshi sha turi kwitegura igenzura aha mu kigo cyacu kandi umucungamari dufite ni mushya hari ibyo ngomba kubanza gutegura abana baba barasanze inzira zihabesha uburayobora ikigo cya Serega cyane rwose hagati aho ariko ngufitiye amakuru mashya umenye uri buhite witura hasi ntumbwire ko ugiye kurongorwa twishime we ni ukuri ntanze nahita nshaka kubona ishingiraho singiyeho kubeshya ariko se nta kindi mpamvu utekereza ikindi cyese shaka amashuri twayarangije gusa njye sindarangiza di ubu ndi kwigiye kuri ngomba kandi kuzaba dogiteri muri ekonomi simvuze ko nanjye nta kwiga ariko akenshi iyo umuntu arangije kaminuza igikurikira no kurongorwa birumvikana nyine nawe mubonye sinamwanga ariko ntabwo ariyo nkuru ishyushye nakubwiraga ngo ufitiye ngaho mbwira nyine ntiyihese nkurikira nyine nkwereke urashaka kunyereka iki tuyishime mama Shafi ngize amahirwe nkubonye nagushakaga nubuhoro se kuko utiyaye iwanjye bose gute se kandi uburyo munsi w'ibirori wanjye mama Shafi yabaye mama Shafi wanjye hari icyo nkeka se madam none ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe ngo ni sosi ntifashe ese nibyo urabizi uhereye ubu nawe ujye ukoresha karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango karibu sauce tomate karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza hikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe akarusho kandi karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. Karame wowe mwana wo
utashye kuri aya manywa bidasanzwe. Humura nta kibazo mfite mama. Humura rwose. Ukaba utashye kuri aya manywa? Hari amafaranga nasize hano. Ahubwo kandi ngomba kujya kuyabitsa kuri banki. Nzanye umugenzi wo muri izi nce rero ndavuga ngo reka nce mu rugo nyajyane. Naringize ngo warwaye mwana wa. Ariko ntugahora ufite ubwoba mama. Ibyo urumva bishoboka koko mwana wa? Ndi umwana ukuze reka utakiguye mu ziko mama. N'ukuntu njya mbona ukubanura iyo pikipiki wirukanka. Amasigamana. Tekereza. Ariko ubwo wajya ugenda buhoro wa mwana we. Koko. Mama nawe rwose urasetsa. Rwose gikubanura gute? Wikubanura gute? Nabi. Hari ubwo ikubanura umutima ukamvamo. Oya mama. Sinkubeshyera. Kandi abantu bino bose bankunda ngo mbatwara neza. Uzi ko hari abari mu kazi nka batatu hariya. Batajya bategwa n'umumotari iyo bamuze bagenda n'amaguru. Ubwo bakunda ibiguruka. Wanyura hasebya nawe. Reka ndeho ayo mafaranga rero njye gupagasa mama. Reka rwose ngende. Maze ubanza unywa agatobe nari nakubikiye karaho mu kajagi ku meza. Ndakanywa nimugoroba n'ubundi reka n'icyo wakabikiye mama. Wagiye ukanyoye wa mwana we. Kugeza amahirwe ukaza kare cyangwa barumuna bawe nibaza bakagukiza. Uraza usanga bakinywereye. Neze garuka hano gato mwana wa. Nuninze na Kirezi umukiri umamagaye mama. Singutinza yewe ngwino rwose. Mama naje. Kumuriye n'ibiki mama? Iyi tariki ubu ntuyibuka mwana wa? Mama rwose iyi tariki ujye uyihorera. Ndayibuka ariko iri mu matariki mba batamfasha. Ndabizi ubu niyo mpamvu utagiye mu murima. Kuri iyi tariki nabuze so, ariko ndamushimira cyane ko yansigiye umuhungu w'intwari nkawe. Murumuna wawe na bashiki bawe babiri bariga kubera wowe mwana wanjye rwose. Ndabizi mama. Mba mu nzu nziza kubera wowe nzu wanyubakiye. Waratwitangiye mwana wanjye. Ureka kwiga ubwo njye nari nararwaye narataye umutwe. Ndagushimira mwana wanjye uruhare. Mama ibyo nakoze byose ni inshingano zanjye zo guhagarara mu mwanya wa data utakiriho. Ndabigushimira ariko ndagusabye mama wanjye udatekereza umugabo wawe cyane ukongera kurwara mu mutwe. Mama ngaho ndeka njye ku kazi turaganira neza nimugoroba sibyo? Kandi ndagukunda mama. Nanjye ndagukunda cyane mwana wa kandi mpora ngufatiye iry'iburyo. Simbyumva tushi ushobora kubinyumvisha pe ndumva ushobora kuba ndota. Oya mwitegereze neza. Nasumuta umukobwa mwiza warishira abasore benshi umutima turiye ku ishuri. Njyemera nanjye mugomba kuma akazi hano. Akaguye rwose. Wenda abamarayika batatu turaba twuzuye. Yego sha inshuti zidasigana cyangwa abamarayika batatu akazina twahimbwe na wa muhungu ninde harya we muyuze ni Ipole wagukunze sha. Yagira ngo ararikoceye ukamutera indo akoca ishize. Waramubaje uriya musore. Nubwo yaduhimbye akazina kagafata rero abakobwa bose n'abamarayika batatu. Ugiye kundisha imbavu. Atishima urabura abingira Pauline. Bazagaragara nk'umusirikare. Batakavuga ngo yeshe yongera atinyuke ndamumira. Ntabwo kwibagirwa ibyo bintu. Muve muri ibyo ku ishuri mumbwire mbonye simbyumva. Ntabwo ndabyumva pe asumu.
ukora hano kuva ryari ariko se sinakubwiye ko ngufitiye amakuru ashyushye inkuru nakubwiraga niyo ngiyo nyine ni umukozi w'ikigo cyacu ashinzwe imari n'abakozi maze umushahara wa mbere narawumaze nawe urabaza biga abakobwa babi we ubwo uko mwankoze ibiki ubwo murumva tukiri inshuti cyangwa mwashyize ku ruhande kuza ugakora hano ukwezi kose kugashira ntarabimenya aya nawe furaho ya wizana ibyo kabisa akiri telefone yanjye akira urebe ko ntakwandikiye nkumenyesha ko azaza gutangira akazi hano akira tuyishime yarangobotse shafura munshimirire ni ukuri nari maze kwiheba narabuze akazi neza nasabye akazi mu mabanki iwacu mu cyaro ku murenge ku karere hose nkora ibizamini ubase bambwira ngo uzaze gukora ikizamini ntajyayo nguru wa kabiri mbese nawe uraga ndi uwa kabiri wowe ubwo rero nari nakoze ikizamini mu murenge w'iwacu ntegereje igisubizo ariko nawe nkeka ko nzaba uwa kabiri nk'ibimenyerewe tuyishime uyu rero niwe rimwe wamamagaye ambaza amakuru nawe bimbaza bimwe bisanzwe mubwira ko nabuze akazi humvikana ngiye kubona mbona nyohereje ibaruwa y'akazi ndatungurwa tushi koraho rwose uri umuntu w'umugabo cyane uri inshuti nziza ningirize fara ariko Sumuta nawe ni umukozi mwiza fura kandi namubwiye ko atagomba kurangara agomba gufatiraho akiga kaminuza kandi nareba neza azahabonera n'umugabo da umugabo icyo umugabo cye cyarakemutse reka da mbe murabizi ko mfite fiancé kandi koko apo iminsi baye myinshi numvaga yarabivuyemo amasomo ariko se nibonera umusore wo mu mujyi urifite nyine wari kwije rero uzakomeza umukunde kandi uri mu cyaro yajya mu burayi cyangwa se muri zazi aho ngaho byatuma ariko umukunzi wowe aho najya hose ngenda mukunda twishime erega nivugiraga nzi ko uwo musore mwabyirukanye umukunda cyane namwe rero murabyumva ubwo abamarayika batatu twongeye guhura no kuzajya gusura Sumuti wabo akatwereka n'uwo mukunzi yego sha aho kuzadushyire mu modoka yawe tugende tuyishime papa n'umuvandimwe wanjye bakwishima cyane pe na furaha arayifite ntiwayibonye yego furaha urayifite nayo wabonye cyane rwose reba nako nta kindi twara yagira nawe uguriye aho ahubwo aya njyewe rwose iby'imodoka ntibiri mu byihutirwa nkeneye ndabinginze we tubyutse ubucuti bw'abamarayika batatu tujye duhura tuganire dusangire twishime icyo gitekerezo ni nyamibwa nizerwa byagenze bite neza urandeba neza ninjye rukundo inshuti yawe uraze wambe imbere shaku wamenye urumva uwagisha inama yayigisha wowe nawe kandi nta nama uzi urabizi uhoro harankuriye nta kintu imana izabiguhembe nezerwa muvandimwe iki kuko nagukoreye kibi ndakumva rwose ngo uteze yombi ugiye ko ntacyo bikimariye ngo iki urumva igendere ariko ndagasaba inama wangiye urya mugoroba iyo umenya ko unyoshya sinari kukumvira sharuku ntabwo uri kukumvira rukundo we nezerwa rwose ngo usabye imbabazi nyemerera nkucyure nkugeze iwanyu uryame uje dore ntumeze neza umvise unyura gusa ubundi byakugenda ikibiti kuko kugira ngo unywe inzoga zimeze gutya kutajya bumwe ndabubwiye ugiye nshaka kuryama none se ubu ushaka gusinzira usinzirira mu kabari nezerwa rwose kutajya unywa inzoga ibi ni ibiki reka ninywere reka ninywere yewe icyo nifuza ni ugupfa nkava ku isi kuko iki izi icupa nturireba iri icupa ramenye
akira arinkatije undangije n'ubundi ntacyo nshigaje ubwo urumva ntacyo umaze rero neza ese mama wawe n'abarumuna bawe ntibagukeneye kuko ubu se inshuti zawe ntitugigukeneye mwebwe nawe nanjye nawe rukundo rw'ubunyinira ntuba waranyoheje rukundo we ubu nakumviye kubera iki ko ariko sinakoze iki koko nakumviye kubera iki ni gute nahise umukobwa nkunda agasanga abanyamukiwe neza umuhemu ariko se neza ubu koko urabona utitwara nabi ubu urabona utitwara nk'umwana kuko urumuri ariko mwana wambwira icyabaye cyatumye wumva ubuzima bwawe butagifite agaciro mu maso yawe azutse arakuze barabutwara kwasumuta barabutwaye kandi byose ni ukubera wowe n'ikindi ariko se ubwo ibyo uvuga ubifitiye gihamya koko neza ese rwa nshuti yanjye kuko watuje ifitiye gihamya nayifite rwose ukubona muhamagara akanyitaba akambwira ngo mufite akazi kenshi ngo turongera nimugoroba icyo ni ikibazo ubwo hari mu gitondo nka saa 2 namuhamagara bugorobye ntayifate namuhamagara saa 3 z'ijoro akambwira ko aracyari mu kazi ngo tuzavugana ejo uzi umunsi wa mbere nsubiza icyo ni icyaha bukeye bwaho muhamagaye bigenda biryo iminsi bayitatu yarananiwe kumvugisha ari ukubera akazi ko urumva bari kumwe nawe nsubiza none se neza niba undi mwana afite akazi kenshi kuko bamwihanganiye ko naho ukazaba genda ahantu uri niwe wanshutse genda ugiye se neza nyaba umuturira moto umeze utyo neza umva neza reka ngo utware umugezi wanyu nezerwa ajya wumva Alo umuhu ndaho mpamagaye izi saha koko uzi ko nangeze ngo ninezerwa niwe umenyereye ko guhamagara aya masaha rero mfite ubwoba ko yandakariye uko sinkibasha kuvugana nawe natangiye akazi muri ino minsi ahita hatangira igenzura none ndahatagangariye pe bisaba gukora cyane kuko mbazwa n'ibyabaye ntahari gataha ijoro nkanazinduka kugira ngo nitegure neza gakoresha niko kagukuye iwanyu umusaza sameza atesha nizere ko wibuka ukabumenyera ibiryo bye sha utazateshuka akarya umunyu cyangwa amavuta akongera akarwara ahubwo se ugira ngo ngiye sinsigaye naragiye kuri regime nkawe ubu nanjye nirira nk'iby'abadiyabetike ni akazi kawe na twa turo tubiri wigirira uzasigarana kamwe shari wawe ejo bundi niwe wantwaye ngejeje hano aransetsa harambwira ngo nibukaga ko atwaye umuntu ko yumvaga asa n'uwicaye kuri moto wenyine ariko nawe arasetsa ye ariko ntabeshya da ni wowe wanyitagaho none warigendeye nsigaye muhwa n'umuyaga jya buriya kurya wa mwana we shaho umuhuza ndananiwe mbega akazi gakoresha warakifuza agasumo gakore rwose mu kanya ngomba kubyuka kugira ngo ngereyo mbere y'abo bagenzuzi ariko igenzura nirirangira nzahita nsaba kubona nze kubasura ndabikumburiye pe ubwo se ni twebwe utabukumbuye cyangwa ni bivuge se nyine wimubumbuza sha kutamubona ntibyari binyoroye none hiyongereyeho kutumva n'ijwi rye akazi karamuntwaye pe kandi ugereka ngo uhane igi ryahari inyoni bitangana asumo ntukarindire ko nezerwa ari uguhamagara nawe ujye umuhamagara kuko se wenyine ugukeneye nawe uramukeneye ariko ni ukuri nageragezaga pe uretse iyi minsi y'akazi kenshi
nyine rimwe na rimwe arampamagara nkaba nayitaye naza ngasanga yambuze simite muhamagara kubera akazi nkataha nijoro uretse ko ntazi uko byamugendekeye telefone ye ntiriho ko atajya akuraho telefone simbizi umuhungu ejo ahubwo uzinyuze iwabo basuhurize sha mbese kugira ngo umenye n'amakuru ye ibyo nabyo gushaka amakuru bindekere ndabizi kandi uzamumbwirire ko mukunda ko ari akazi kamereye nabi mbese igenzura nirirangira nzahita nza kubasura ibyo kumukunda umuhamagaro bimwibwirire di ni igitumye utirebera umupira se papa umupira se urakuruta mwana wa nuko nzi ko ukunda icaranga twiganire n'ubundi ari amakipe sinyakunda ni ukureba gusa ntabwo ashamaje ko nakuze mbona ukunda umupira se naringize ngo ndakurogoye nubwo wakundaga ariko ntiwakubuzaga kunyitaho papa ngize ngo ese wazanye akarahuri nawe ukavaho mwana wa oya papa nta divayi nshaka kunywa ikimbuza ibitotsi rega kandi ndashaka kuryama ngasinzira nkumva uko mbaye igenzura rirasa n'irigiye kurangira hasigaye utuntu dukeya sumuta yakwifasha rwose ryoherwa ahubwo papa warakoze mwana wa warakoze rwose uzi kwitegereza wanshakiye umukozi w'umuhanga uriya mwana arashoboye rwose ahubwo yari akwiye nk'icyumweru cy'ikiruhuko papa mbega akazi uzi ko yasaga n'urara mu biro igenzura nirirangira papa uzamuhe konje ahubwo tuzanamwongeza umushahara uriya mwana ni umukozi yabyitwayemo neza kandi aratuje niba yine bariya bakozi mbashaka mu kigo cyanjye rero papa erega namuzanye mbizi neza asumuta twiga yari umwana w'umuhanga utuje udakunda gusamara nk'abandi bakobwa ibyo byari ukwiga gusa papa niyo mpamvu akora akazi ke neza konje uzayimuha papa ni ukuri nawe afite papa we wenyine niwe wamumenyaga ubu rero yamusiganye na murumuna we gusa nta nyiragira harya ashwi twabaye inshuti tumaze kuganira tugasanga duhuje ikibazo papa we na murumuna we rero papa wabo yabareze wenyine mama wabo amaze gupfa umubwira isabe tuyimuye azajye kureba uwo musaza urakoze cyane papa nanjye rwose ndasaba iminsi nk'ibiri nduhuke naramufashije mu igenzura ndumva ananiwe cyane mbese urumva mwayifatira rimwe tuyishime uzayifata avuyeyo cyangwa uzabanza azagende nyuma sibyo nta kibazo mwana mbabarira ungiriza umwana rwose mwana urabizi neza imfura yanjye imfura yanjye niba data akaba mama akambera n'umugabo ihangane ni ukuri mukecuru ikomeza utarwara sinabona uko mbarwaza mwembi nihangane ikize mwana nihangane iki wa mwana we ko twageze aha mu rukera urana bamujyana ukaba ureba aho amasaha ageze tutaramubona ubu turamubona agihumeka koko impanuka yakoze ntiyari yoroshye wa mubyeyi we gusa ihangane dutegereze umwana wanjye mu buzima bwe sinigeze mbonamo inzoga na rimwe ni iki kuko cyamuteye kuko satani atera kwinshi ihangane rwose nanjye ndatunguwe no guhamagarwa n'umusore bakorana harya ku iseta ambwira ngo niba barinezerwa arasaze mu kabari mwageze kuko nsanga asa n'uwasaze abantu mu bandi ni mabi kuko rukumva wabona bandegeye umwana rwose si gusa wabona barabonye amaze kunyubakira inzu nziza kuriya bagashaka kumuntwara ariko imana irabareba bihorera ariko si ubu iyo baroga njyewe ntibampekure kuko we ntatagira ukumva kuko mukecuru babara rwose ndakwinginze ubwo urumva ibiki koko
nezerwa wanjye ntiyigeze anywa inzoga na rimwe rwose cyangwa ngo numve yayirarikiye. Umwana wanjye yavuye mu rugo mu gitondo ari nta kibazo afite. Ni gute yagiye mu kabari akanywa inzoga atarabyigeze, akamena amacupa y'abandi, yarangiza agatwara moto atazi yajya kugeza imubirinduye. Mana wanjye, mama yanjye rwose nakumira rwose. burya rero nezerwa amaranye iminsi ikibazo ahubwo ntiyakivugaga. ayiwe rukundo we ntubimbwire. Umwana wanjye se yaba hari uburwayi bukomeye afite akaba yarabimpishe? nta ndwara nzi nyine arwaye, ariko nyine indwara yarayirwaye. abana b'ubu mwabaye muto koko, ubwo se umbwiye iki? nyine kuva se umuta yagenda sinzi niba utarabonye ko nezerwa yahindutse mama. Sumuta indwara yamuzonze rero akagera n'ubwo ahindura imyitwarire ni iy'urukundo no kutakira ko umukunzi wakorera kure ye. ubwo uriya mukobwa wa Kabenga niwe ugiye gutuma umwana wanjye anshika? umukobwa ararengana. ubu none ahafata telefone yawe umuhamagare umubwire ngo umwana wanjye yashiremo umwuka nawe wamushizemo. koko uvuga n'ibiki kuko mukeye none anyicira umwana. dore ahubwo murumuna we arampamagaye. alo ruku uraho? umva we, hari amakuru wamenye ngo umbwire uko bimeze? nuko byagenze sha, ubu turi ku bitaro bikuru mu mujyi, bahise baratwohereza, mbese ijoro ryose twarere tugenda mu mbangukiragutabara. yesu we, ameze ateze? yewe kuva twahagera abaganga bamujyanye ntibaramugarura pe. sha reka mbwira Sumuta uko bimeze, ko kuva nijoro yamushatse kuri telefone aramubura. mbese yari yanyohereje iwabo kumureba, hageze masanga abana bonyine, nibo babwiye uko byagenze. mubwire sha anadusura. adusura iki? kaze kunejereza umwana umutwe. kugira inama rero wareka kwivanga mu rukundo rwa nezerwa na Sumuta mukecuru. reka ye ureke musuri. kandi wikwinyeganyeza cyane, abaganga bavuze ngo uhame hamwe. ufite inyota? inyota, reka nkuzanira amazi. gakira amazi. wihangane no kuyagurisha ikiyiko, wemerewe kwinyeganyeza. nibyo asama ongera. ukuze kuba ntekereza agenda bite? amaraso rero umugabo ugukurikirana yambwiye ko uzakira kandi vuba. yewe numva mbabara umubiri wose, ariko ndishimye ko ndi iruhande. wakoze kumva hafi. ngaho rero wivuga cyane, sibyo? kandi wikwinyeganyeza, ndaje. uretse kugenda ntukize neza. wirira yewe wirira, ndabizi nta handi ugiye, urashaka kuririraho nakureba. uyasindira neza kandi amarira ashoka anyerera. neza mbabarira. wirira kandi ubona nziritse, ntashobora kuzamura akaboko ngo nguhanagura ayo marira. irira ndabigusabye, wirira rwose. ngusabye imbabazi, ibyakubayeho byose ni njyewe. kwirenganya rukundo yabimbwiye, ndemera ko mfite amakosa pe, ariko si njyewe.
icyo wishimye. Sinakukwanga neze. Nakubwiye ko ngukunda ku buryo igihe cyose mba ngutekereza. Iminsi yose naraye nakuvugisha. Ngira ngo naraye mfite umunezero. Nabaga mbabaye. Mbabajwe ko ntashobora kukuvugisha. Biriya mpanuka iguhitana koko. Ariko ubu nizeye neza. Sheri. Sheri. Urabona ndabyumva uretse nkajya kuguhamagarira muganga koko. Kuko ngewe turi kumwe ntazigera gusiga n'isegonda kugeza ukize. Umurongo ufite konji kandi nirangira utarakira nzasaba indi. Rukundo yagiye gusaba konji azageza ku mwana abirize gusa ubundi nkugume iruhande. Ihangane Sheri. Uracyari hano muhungu? Ndacyahari nibwo mvuye koga papa. Igihe twahuriye ugiye kwibagirana no wari ucyoga mukobwa. We kunyuraga ariko. Ugira ngo se nahise njya koga? Ko umukobwa yampamagaye akantwara umwanya wanjye wose. Kuko ndamumpaye ngo tuvugane ko nkumbuye umwana wanjye. Wagiye umwamagaza iyawe ariko papa ntuyifite. Ariko ajya kohereza ya mafoto umwoherezanya kuri telefone zanyu maze unyereke uko ameze muri uwo mujyi. Sibyo di? Ndaza kuyamusaba papa. Ayasura umuhungu wa Mukapasi kase ngo amenye niba yorerwa di. Akazi karamukundira. Umva papa ariko. Ubwo urumva wabwiza se umutagusura nezerwa koko. Hari ubwo yagira akazi kenshi da birashoboka. Ako kazi kamurutira umukunzi umukobwa we bwa kera karetse ndamuzi. Umumotari nahamagaye ko ankerereje. Niyo mpamvu nikundira nezerwa. Ntago ajya yita isaha yahanye n'umukiriya. Uriya mwana rwose ni inyangamugayo nicyo mukundi cyane. Mpora nifuza ko ibyo na mukuru wawe bitaye by'abubu by'agaharara umububu. Ariko humura barakundana by'ukuri papa. Aha, abo bundi abazi ntimugira gahunda mwana wa. Si twese ariko papa. Ndahazirekeraho Sheri. Hasigaye nk'ibiyikurura ibyo binashigera. Ko ngushimiye warekeye hasumo. Ngo ndumufite isereri. Reka nkurura umusego wawe ndikuryame neza da. Ndashaka kwegeka umusaya. Ariko Sheri nuko urwara cyangwa ni uguprofita? Nawe wegamye hagati rero nze mwicare wegame uko ubishaka. Ariko ndabona umurwayi w'umutesi. Ndumva dusuwe da. Ni bande se ahubwo kumanzi? Simbizi. Wegamye ku musego ndaje maze bishya ku musaya ushaka mukunzi sibyo? Nta kibazo. Wow! Nakuze kusura we. Asha nta kintu kuri. Ntacyo bibaye rwose sumu yambi umukuru. Neza. Muri koroherwa. Ameza ateze. Sha araho. Ega mana Sheri. Urumva wegamye neza noneho? Negamye neza Sheri nta kibazo. Okay. Itegereze rero umubwire abashyitsi badusuye. Yabambwira nta kibazo. Nubwo ndi kwa muganga ariko muri aka kanya numvise mfite umunezero udasanzwe mu mutima. Ntabwo ugomba gukomeza kubabara. Neza. Abakobwa babiri rero badusuye. Njye nawe dufitanye amateka. Twari inshuti zidasigana tukiga. Ariko se kusakuriza umurwayi asuye. Sheri ndagusakuriza ra. Yewe si cyane. Watinye kwivugira se? Wanze kubyerura ariko urabyemeje. Neza. Uko mbikubwiye rero izi ni inshuti zanjye sibyo? Ushobora kuba warabumvise ukababona no ku mafoto
ariko wari utarababona amaso ku maso byazana turumva buri tubonye nyuma yo kurangiza kaminuza rero twabaye nk'abatandukana buri wese agiye iwabo ariko ubu twongeye guhurira mu mujyi uyu ni Tuyishime niwe watangiye akazi akaba ari nayo muvuzi wanjye twavuze amagambo make koko asa umuntu ubona ko turi kumwe n'umurwayi ndetse nkivugira nyine gabanya urata sheri uyu nawe ni Furaha turi muri kaminuza bari baraduhimbye abamarayika batatu mbese tukigana twari inshuti baduhimbye iryo zina kuko ngo twasaga n'abamarayika batatu bahorana badatandukana kandi nibyo yewe murakoze kudusura musa n'abamarayika koko uyu mukunzi wanjye yishimye sinaherukaga kumubona yishimye pe umurwayi ariko ntitwamumenye ntutubwiye niba ari musaza wawe niba ari mubyara wawe mbese nyine isano mufitanye kubera ko ako kazina ka sheri shaka habaye rusange pe hari abavandimwe bakitana yewe nanjye hari igihe nkitana na papa nimutubwire kuko hari n'abita abasaza babo bashiri babatekereje ko bakubaza ukandeba se subiza abandi bantu kukureba no kugusaba uburenganzira bwo kukubura uko biri uburenganzira se uyu musore ndwaje yitwa Nezerwa si musaza wanjye si na mubyara wanjye niho tuma umutima wanjye unezerwa ni umujyanama wanjye reka da antera imbaraga zo gukora kuko hondi nzirikana ko nkunda nkaba mukunda cyane ni fiyanse wanjye ndumva yibye nuko wabaye mu bitaro mba nkumye mu maso Nezerwa wawe twishimiye kumumenya ni ukuri neze twishimiye kukumenya kuko mu by'ukuri iryo zina urivuga kenshi pe rwose gusa ntabwo wigeze utwereka ifoto ye n'umunsi n'umwe we hariya wigeze ubona Fura hariyo yakweretse keretse nimboneraho kwirega asoma hari umunsi nakwibye agafoto ndakareba pe wahoraga umuvuga ariko ukanga kumutwereka nari nzi ko rero muzamubona mwaje iwacu ku ivuko none mumuboneye kwa muganga eko Imana yabishatse ariko ari koroherwa basi amaze koroherwa da kuko mu cyumweru cya mbere ntiyaremerewe kunyeganyega kubera utwuma bamwambitse mu mbavu kare muganga rero yavuze ko ashobora kumusezerera agakomeza gukurikiranwa n'abaganga ku bitaro by'iwacu ni ukwihangana sha yewe turihanganye sibyo sheri yego turihanganye muryamisha noneho wisinzirire muryamisha arananiwe birumvikana asumu rero kwa muganga ntawe uhatinda tuvuye ku kazi turavuga ngo reka tukunyuraho turebe umurwayi wawe uko ameze tunamumenye nuko nyine ubu ngubu turi bufate nk'aho tutamumenye tuzafata akandi kanya umutwereke neza atarwaye sibyo uvuze kuri tuyishimye naho ubundi reka tubareke umurwayi anaruhuke nawe ni ukuri murakoze cyane pe murantunguye sinabona uko mbashimira oya ntacyo sha murakoze cyane sheri ndabaherekeje gato rero sintinda yewe nta kibazo murwara ubukira akoze waruye tuyishimye bana yanjye we utwara umugonze neza neza iyi modoka ngwino yitware Fura hako suwe kiba mukobwa we shaka uhagarara Fura cyangwa kwa muganga ntiyajya kumerera neza we ariko se ko barwariye mu cyumba cyihariye kandi hari isuku ihagije bikugendekeye bite niko Fura ibyo nabonye nawe wabibonye ibiki tuyishimye menya nta maso ugira wowe njye ariko rero nsanzwe nzi ko asumu afite umukunzi bakundana cyane niba ari uko yari amwiyegamije rero nabonye ari ibisanzwe kuko bamaze igihe kinini bakundana rwose n'imiryango yabo irabizi ikibura n'amikoro ngo bibanire kuko se uravugisha ukuri we wari waramubonye ku ifoto wowe se
urabizi ko kuva kera Sumuta atigeze atunga smartphone ngo aragiramo amafoto ye keretse ubu yayiguze kandi ngira ngo yari ataramufotora kuko kuva yayigura ntarajya iwabo yagiraga agafoto ke ka pasiporo rero gatoya kakandi kaba ari gatoya kabikanye n'indangamuntu ye ntako narebye nako nari nkamwibye Bana yanjye ko najyaga numva bavuga ko habaho abakobwa basa na Bikira Mariya abasore basa na Yesu wabaremye ryari koko aho nagendeye Furaha we mana ya mbega umusore mwiza we Fura nubwo arwaye adashobora guseka ariko umwenyura gusa wamubonye amwenyura Fura wamwitegereje ariko yego ko Fura uzi ko mu kanya gato nifuje kuba Sumuta unicare hariya yari yicaye uriya musore yagiye ku musaya wanjye ku bibero byanjye turebane mu maso nk'uko yarebaga Sumuta umusore mwiza byo kandi ubona atuje pe Sumuta aratomboye pe ariko se ni gute Imana nk'umuntu ibintu byiza ikabivanga kugira ngo imuhe ijwi ryiza kuriya ari na mwiza kuko Imana yabitekereje iti yabimuhaye nyine kandi irangije imuhana wa Sumuta umukobwa mwiza nawe witonda ariko ufasha Sumuta ukamugereranya n'uriya musore ubona ko umusore ari mwiza cyane ukuntu ye baba mana yanjye we Fura uzi ibyambayeho uzi ko buriya atigeze ava mu bitekerezo byanjye kuva twahaguruka hariya yarafashwe rero ihanagure ariko se uragira ngo turinde dutega koko nk'abana nyirabako dutega siki kugiye kwirebera uko ikipe igaragura indi none ahagana amaso yawe turayihangamura ndakubwiye ngo kariya agakipe kavuye mu cyiciro cya kabiri ejo bundi ntigashobora gutsinda iriya kipe nyirabako dutege shyiraho ariko urabizi uriho we ndakuzi sinakomeza kujya impaka nawe rwose ngiye nagutsinda reka iby'imipira tubyihore tuganire iby'ubucuruzi ahubwo aho ngaho ubucuruzi nyine none igitekerezo nari nakugejejeho rwose ni uko twareba uko duhuza imbaraga tukagura ibikorwa byacu rwose maze iminsi mbitekerezaho bose bizatugora kubikurikirana ngira bakuru gute se kwambuka umupaka ngo ngiye gukorera muri Afurika y'Iburasirazuba ndumva rwose bitazamo neza rwose uriho rwose fungura amaso urebe ukuntu abanyenganda bo mu bihugu duturanye bajemo kandi bagatangira gukora bikagenda bityo natwe twambuke tujye iwabo dukore reka kebo nigeramo birashoboka ibyo birashoboka rwose ari ubushake ntabura ubushobozi da ahubwo rero wowe ntiwari ukwiye no gutinya kuko ufite n'umukobwa w'umuhanga wagufasha kubikurikirana wose ntufite umuhungu ntamufite ariko umuhungu wanjye rwose ntabwo ngeze yinjira mu kazi kanjye yarabyanze rwose ntabwo ntagize arananira burundu ngo akunda kwigisha wanyumvira ubwo nibyo akunda nyine umva narabyigize ngo yige ibirebana n'icungamutungo arabigarama musaba kwiga iby'ubucuruzi ashwi ati kure y'amaso ubu naramwihoreye rwose arigisha n'ibyo yahisemo gusa yanyemereye ko azagaruka mu gihugu akareka gukomeza kuba hanze rega burya iyo uhatiye umwana ibitamurimo abikora nabi ntabwo abikora neza rwose ndabyumva ariko rero reka duhuze imbaraga rero dukorane abo bana tuzabahuza nyarubira wa mugabo w'umunyabwenge ye byatangiye ari uguhuza ishoramari none duhuze n'abana mara byaba byiza uri ko utumva n'iki none se umuhungu wanjye wize kwigisha ahuye n'umukobwa wawe wize ibindi ntabwo bahuriza hamwe bakazamura ibigo byacu byombi ubucuruzi bwacu bugatera imbere abana bo bose wa muntu we ubu nagenda nkabwira umukobwa wanjye n'umuhungu wa kanaka ntanazi niba hari undi yikundiye bose sinabamuvangiye koko ariko rero abana ni abacu gusa niba muganira waba utazi niba mufite cyangwa atamufite umwana wanjye turaganira ngira bako none se ariko kugeza ubu ntacyo arantangariza ako sinahana 100% ko nyine nta umukobwa se natwishima urumva yabaho gusa yaba yabuze iki ariko rero umva watakubwiye ubwo ntawe mpayu nabivuze ikipe yishindi danjye abako irari mbanyariye da uriho rwose n'igitangaza ese burya turaganira wowe wirebera n'umupira
yewe rero buri ibintu by'umupira yewe iby'umupira nari nanabyibagiwe kuko icyo kibazo cy'umuhungu wanjye kirampangayikishije rwose uriho rwose unyumve rwose sinshaka azandaruriza umukobwa ubonetse wese mwazaniye umukazana ariko rero ibyo ni ukwivanga mu buzima bw'umwana wa mugabo gute se nari umwana wanjye mutubabare rero twebwe turatashye njye n'umuhuza tudasanga umusaza yakinze tukaruhera inyuma dore ko tutatinyuka kumukomangira umusaza ntiyabakingira naho murara hasi navuge ko ashaka kujya kwiryamira kugira ngo abashe kuzinduka ibyo ndazinduka ejo ngomba kujya ku kazi kandi nkakajyaho ntakererewe wihangayika tuza tuganire ndakujyana somo nanjye ejo nzajya mu murwa mukuru hari raporo nzajyana muri minisiteri wumvaye kure mba ngukoze mu ntoki rukundo we ntabwo mu hagati umutima wanjye nanjye wari utuje ariko nizere ko wamusabye imbabazi neza ni ukuri wari udupfakarije umwana atarongo ntabwo yasabye nibyo ntabwo rwose waba we nibyo se ntazo yagusabye koko atari iki namuretse gato ntabwo wari utumye igenda ntariya sumu wanjye nawe we ngo urye si bingana iki ko nkuzi reka nsengera amafunguro yego Mana data twese uri mu ijuru tugushimiye ko duhaye amafunguro amen dusabiye abatayabonye wiyereke ubavuburire amasoko yawe yo mu ijuru nabo baronke amen amen burya abana banjye kandi murakoze cyane yewe umuho kugira ngo rero tutareshwa umubu ndarura ku isahani imwe dusangire kuko nzi uko hariya hirya bigiye kugenda kamba nirira da ubundi rero si ute mwana wanjye ndashaka kugusaba imbabazi uramusaba imbabazi zikize mama ubwo ari wowe ugiye kuvuga ngo ntiwatetse neza biraryoshye mama urasibye neza uwo mwana nari mukubitiye kwa muganga rukundo arabizi hatahaba mba naranamukubise ta ngo guki mama ibyo bintu mvugiye iki kuko byarangiye mukecuru ese sinakubabaje kandi ko wari uri mukuri kuko umwana wawe yagucikaga ureba kuki utabimbwiye sheri ese ni ibiki ubundi gusa nari kuba mvuga iki koko igihe rero twirira ahubwo nawe kubabarira umubyeyi mwiza ni ukurakoze mugume muri aho ngaho njyewe n'umuhuza tweresha unagura imyaka ashaka njye sinajya ashaka uko nawe koko ntacyo wambwiye burya icyangombwa ni uko wakize ukaba uri muri twe neza birahagije nari nataye umutwe niyenza ku minsi n'umugenzi birumvikana nkibona se umuta nibuka ko rukundo yambwiye ko wagiye kunywa inzoga kuko wamubuze kuri telefone ndamusarana ariko warakosheje rwose yabyemeye ariko narabimubwiye rwose yabyemeye yabyemeye kandi unamwumvishe iriya kuko wari umeze uhumekera mu byuma bikongerera umwuka utumva byari bigoye ku mubyeyi wawe sibyo bite tuyishime ko mwe na papa wagenda arambwira ngo uyu munsi nturibashe kujya ku kazi we namubwiye ko ntemereye neza nagenda agakora ikigo n'icye si icyanjye ese namahoro ko umpamagaye muri iki gitondo we uzi ko aribwo nari nkigera ku kazi ngahita nsaba uruhushya fura uri inshuti yanjye sibyo nzi ko ushobora kumbikira ibanga sinakubamo rwose kandi nzi ko utambitse ibanga ribi cyane ko ntawe ubintuziho fura kwihangana birananiye kwihanganira iki tuyishime kuva nabaho nitwa tuyishime narakunze fura narakunze pe yashoboye iseka gukunda se si byiza we nta soni biba byiza iyo ukunze